babarirwa iz'iryo joro ryakeye zari zanditse nk'ideni ntizari zishyuye. Inda zose mwateye siko mwazemeye, kandi imbere y'Imana zirazwi ko zari izanyu. Izo nda zose zagoye gutuma ushakishwa iwanyu muri Nyamasheke, Rwemasha, Kazaza, Kizinga, Ngoma na Kirehe, Sake na Rukumberi, Gisagara, Runyombyi, Akanyaru. Aho hose wagombye kuba urimo ushakishwa, kuko hari inda wateye utavukishije, utareze. Nta n'ingosha y'umubyeyi, nta n'igikoma cy'umwana, ariko Kristo Yesu il en est occupé, yarabyiokipye byose. Uyu mwanya wo none nukuri ntabwo uhigwa, ntabwo ushakishwa, kuko ushakishwa uri ko warubonetse, n'abataraha baraboneka nkanzwe mwebwe. Ufite nomero do telefone, utuye ku muhanda nomero, igipangu nomero zinizi, utega bisi muri gari ye wafatwa byota. Dufite inzego zikora, ariko urinzwe gusa nuko Kristo. Amen. Yego ntabwo yezwa n'amaraso, ahubwo yezwa nawe. Ntabwo yezwa n'amaraso, ntiyuhagirwa, ntihanagurwa n'umuriro niba ubishaka. Oya, yogera ku kinamba, ariko ku bintu byo kwera no kuri imirimo yo kwera yezwa nawe. Nta tabu uzayinyweramo, ntuzazingura intebe ngo uyikoreremo amahano. Nk'umuntu umwe abikoze mu mufatira irondo riramufata, hayiwe ishyano riragwira no kuri kw'Imana. 96 ndabyibuka, umuntu bamufatiye mu modoka yazinguye intebe, kandi bo mara baririmbye bagiye ubwo. Modoka yawe yezwa ku bwawe, inka zawe ifamu n'ibyo Uwiteka. Buriya niyo mpamvu mwabonye Igosheni, niyo mpamvu mwabonye abisirayeli bari Igosheni bararindwaga bakarindanwa n'ibyabo. Hari igihe habaye muryamo n'indwara y'amatungo y'inka, hapfa inka zose zo muri Egiputa, iz'Abisirayeli ntihagira n'imwe irwara. Hari igihe haguye urubura wica ikintu cyose kimera, yego, ariko muzasome neza kuva mu mirima y'Abisirayeli nta rubura rwahageze. N'ibindi byinshi nababwira, nukubera iki se? Nuko iyo uri Uwiteka n'ibyo waba ari ibye. Siyo mpamvu se mu kiganiro Mose yagiranye na Farawo amubwira ati muragenda ariko murasiga ibintu byanyu, inka n'ibindi. Amubwira ati no, hoya, ubwo turabanza turindira Imana ibanze gucoce, tuzajyana n'ibyacu, kuko igihe ushaka ko dusiga nibyo tuzavanamo amaturo n'ibitambo. Bw'impamvu Imana ibarindira ibintu bidata, bw'impamvu Imana ibarindira abo yamenye kera yarabatoranije, abo yatoranije yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindishirije, abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Les 5 étapes eshanu muntu ugiye gukorera Imana wese agomba kuba afite cyangwa yaranyuzemo. Kandi nisote ngo nta gusimbuka nyine, nta gusimbuka. Ubu mwumva esikariye zamaze abantu zibica, ntabwo ari mbi, si uko ziba zinyereye. Haba habaye ikosa ryo gusimbuka imwe gusa. Waba uzamuka, waba umanuka, byo n'ibindi bindi, ariko iyo urenze esikariye imwe wagomba kunyuraho, nudakubita ruseke kuri iyo ngiyo, urahana gukubita umugongo kuri iyo.
en montant et en descendant. Uzamuka cyangwa umanuka uragira risque nuramukurenze iki escalier. Rero izi escalier cyangwa se izi etape ko ari eshanu ni muzumve nshuti zanjye. Wamenywe kera, kumenywa kera nta ruhare wabigizemo. Amen. Gutoranywa kera nta ruhare wabigizemo, ariko guhamagarwa byo. Faites attention. Muko umva urasoma iki? Mvuze ngo iki ngaho mvuze ngo iki? Mvuze ngo iki? Wamenywe kera nta ruhare wabigizemo. Watoranywe kera nta ruhare wabigizemo, ariko mu guhamagarwa iriya empty role harimo akantu k'uruhare rwawe kitwa kwitaba. Amen. Numvise ijwi tanto naryumviye mu gihuru nk'irya Mose. Yego numvise ijwi, okay, naryumvise nikubise hasi nubamye, wo ni Paulo ari we Sauli, ariko byanga bikunda j'ai écouté, narumvise. Amen. Urumva kuri etape ya gatatu dufite mwiki akantu kacu k'uruhare ko kumva no kwitaba. Haleluya. Nibutse iyo umuntu arimo kuririmba ari imbere y'Imana ameze nk'urimo kwitanga, hariya hirya mu baturanyi babyita consécration, arimo avuga ngo nditabye. Niko mon ami wari wakaririmba uri wenyine, karimba uti nditabye Yesu. Jemima wari wakarimba wenyine mama wanjye, nditabye Yesu, kakakumanukiramo mu mitsi no mu mara mato na manini. Ndaje mu amaraso byonyine ukivuga ngo nditabye Yesu, yego ukumva urimo uraza koko, ukumva mu buryo bw'umwuka urimo uraza pe, ukumva urimo urayegera pe. Amen. Paulo yandikiye Timoteyo mubwira ngo iki mu rwandiko rwa kabiri, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. nagiye ntunga agenda kandi nkayigishirizamo nkayiteguriramo, ariko babwira kuri nanjye ubwanjye ndi umwigisha ntabwo njya nkunda gusubira muri izo agenda. Nyamara kandi amagambo nigishije mu myaka yashize, nawe reba umuntu wigishije imyaka 44 nigisha ijambo ry'Imana, ariko ikinshimisha kandi kikamfasha nuko mpabwa ijambo ry'Imana rishya buri gihe. Ndabishimira Yesu wampamagaye. Ikintu cyo kurigwiza gifite umumaro uteye utya, kurigwiza mu mutima. Umwami wacu Yesu Kristo mu rugamba yarwanye rwo gusubizanya na Satani ku musozi, Matayo 4:1, yarajyanywe mu butayu kugeragezwa na Satani. Yasubizaga ngo iki? Nimusubize mwese. Handitswe ngo. Haleluya. Handitswe ngo. Muzaba ari inshuro yasubiza eshatu zose. Handitswe ngo. Handitswe ngo. Icyo ngicyo kirahagije ku muntu wabitse ijambo ry'Imana hehe mu mutima akarigwiza. Satani ntakeneye ibice, Satani ntakeneye ibitabo. Wikwirwa ngo ni Yesaya 46:8 ndarema ibintu bishya. Wikwirwa ngo ni Yeremiya 33 ntabazana gutabara. Ntakeneye igitabo, ntakeneye ibice, ntakeneye umurongo kuko ntasoma. Urumva neza? Ubwo rero murwanyishe kumubwira gusa ko byanditse. Ako rero kugasubiza warakabitse mu mutima. Amen. None kaba kagufashije kuko ntawe ukubajije ibice n'igitabo n'umurongo, ariko nibura mutsindishe ko
urabyibuka urabizi ko handitswe ngo Imana ishimwe. Murakakira ako kantu? Murakakiriye? Ugenda umusubize uti handitswe ngo. Mukanya baririmbyi muri mu maririmbyi yikorare hariho ijambo ryaje muri vango ngo dufite imana yacu itandukanye n'abantu. Ryari ndi rivuga ngo dufite imana itandukanye n'izindi. Nta rindi shyanga rifite imana nk'Imana yacu. Ibyo nubwo utabuza aho byanditse ariko ukwiye kubyikomeresha ukabyihumuririsha nta bashyitsi wagize. Amen. Nta bashyitsi wagize. Niyo mpamvu mu nzandiko za Pawulo agera havuga ngo ubwanyu mwikomeza imitima, kuko hari ibintu ugeramo ntihaboneke abagukomeza. Izi mpamvu bataboneka ni uko ibintu byawe biba byarabarenze. Ibaza kugira ibintu byarenze abantu kandi wowe ubirimo, ubwo se mukita iki mu buzima bwa Gikristo? Ako rero niyo kaminuza yawe, bo baracyari sogonderi. Haleluya. Ihumuriza uvuge ngo nta yindi mana, nta rindi shyanga rifite imeze nk'iyanjye. Amen. Ejo mu gitondo ni wumva wazahaye, wumva ntaho bijya, wumva nta gahenge byaguhaye, wumva umutima umeze nabi, maso yabyimbye warayurira, wongera ugitumva Mana waravuze ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye, kandi hejuru yaho wari wavuze ngo ni ngewe ugira icyo ndema nkagikora nkagikomeza nkakigaragaza. Ubwo rero ngahora ikintu ukuntu wakwiyerekana. Amen. Ijambo rya Kristo rigwiri kandi rifite ubwenge bwose kugira ngo mukore ibintu bitatu. Hano birahari: mwigishanye, cyo ni icya mbere; icya kabiri muhugurane; icya gatatu muririmbirane Imana ishimwe. Ni ibintu bingahe? Bitatu. Mwigishanye, icya kabiri muhugurane, icya gatatu muririmbirane Imana ishimwe ryayo. Haleluya. Ibi bintu byombi bibiri bibanza nta gahunda iriho yo kubikurikiranya. Nta hantu byanditse yuko uzabanza ukigisha ugahugura, cyangwa ngo ubanze wigishe uhugure wigishe nyuma. Nta hantu byanditse. Muzi impamvu ntaho? Ni uko ibyo bintu byombi ubikora yirefera, ashingira, ahera kubikorerwa. Icyo mvuze ntabwo muracyumva ndabizi. Korari sava, murahari neza mwese? Ubwo nta mbikoro y'umugozi mboha umuntu ongera kubona yunanye ndamusanga ndebe cyo yunamyeho. Kwigisha no guhugura, otoromandi kwigishanya no guhugurana, bisaba ngo umenye uhugura ari kuyihe capacity, yahabwa impuguro zimeze gute. Bundi si uhugura mama yarigishijwe. Ngaho rero none wajya guhugura umuntu utarigishijwe, aho kumuhugura ukamuhura. Niyo mpamvu Paulo cyako nebaga ngo nuhugura hugurane ubukwaneza. Yego, nugira ubuntu bugire atikanyiza.
uwigisha nawe rero, uwigisha nawe akwiriye ubwiza bukwiriye kwigisha. Hari umuntu uhagarara ku ruhimbi mwese mukabihirwa akigera imbere yanyu, kandi koko wamugani mukumva murabihiwe, agatera haleluya imwe, yashyiramwe ya kabiri, yashyiramwe ya gatatu, ati mbasabe rero nimuvuge ntahe, niba munaniye kunyikiriza kandi mu by'ukuri niwe ubiteye, utabiteye gute? Ntabwo haleluya ari imbyino dupfa kubyina. No, haleluya ntabwo ari nk'uko umuntu yayura. Haleluya ni ikintu cyiza comme emotion, nimva mutima zisohoka, mutima umaze gufashwa. Muri iri jambo c'est comme flamme, ni nk'ikirimi cy'umuriro, yego, kandi cyakeyo wakiremo n'umuriro wafashwe. Ubuse uradutangiza haleluya tukiri mu gitondo, turasoma ijambo ntacyo uratubwira, mbese iyo haleluya ntahirava mu by'ukuri. Urazitudubizaho se, urazitudubizaho we wayiraranya ahubwo, witudubizaho za haleluya, banza uduhe igituma haleluya ziza. Hari umwigisha warakariye iteraniro, isura irakaye rwose pe, iteraniro ribaho kwirwa ngo nuko batikije haleluya. Urumva rero kwigisha nabyo bifite ukundi bikorwa. Niyo mpamvu haruguru byasabye ngo mugwize ijambo ariko rifite n'iki n'ubwenge bwose, bizabashoboza kwigishanya, guhugurana, hanyuma muririmbirirana Imana ishimwe. Aka kantu impamvu ariko kanyuma ko kuririmbirana Imana ishimwe nuko kuririmba ni nk'umutemeri, ni igipfundikizo cy'ibindi byose. Kuririmba ni impumuro y'ibintu bihiye, burya inkono yose ihumura ihiye. Nishaka ibijumba, dore ko iyo tuvuze guhumura muhita mwumva ibintu birunze bifite ibirungo byinshi, za seri, za persile, za sauce tomate, twawonja, twa magi, byose. Umva n'agakono ka kinyarwanda karahumuraga kandi ari imyumba ategeretse ku bishyimbo. Umva se inkono yose ihumura igizite ihiye cyangwa iri hafi aho. Rero haleluya ni ikimenyetso cy'uko hari inkono ihiye, kandi indirimbo zo kuririmbirana nk'ishimwe ni ikimenyetso cy'uko muri nge hari ibintu bihiye. Kuririmbirana iki Imana ishimwe, kuririmbirana. Nimusome iyi phrase muyitondere, muririmbirirana, muririmbirirana, niko handitse. Ndasubiramo, muririmbirirana Imana ishimwe. Aya magambo mwumva Pawulo yabwiye abakorosayi, impamvu mwumva yameze nk'uyabatumye ngo bagende babigenze gutyo, ikorosayi hari hatari hagera mwigisho za Yesu Kristo zanditse, ntazari zakahagera. Ahubwo ikorosayi icyo bakoraga ni ukugira umwanya wo guhura bakabitekererezanya. Uyu munsi tukaba twateguye tuti uradutekerereza, nurangiza nawe udutekerereze, nk'uko uyu mushiki wacu adutekerereje. Ntiyadutekereje buriya? Kudutekereza, kutubwira, nko kutubarira inkuru, tuganirire. Rero barabiganiraga, niyo mpamvu Pawulo yabihaye umurongo ati mugende mujye mwigishanya, cya kabiri muhugurane, ubundi muririmbirane ishimwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Uyu munsi wa none kuramya dukora, kuririmba dukora, indirimbo zacu ziramya zikora ziti, ziva hehe, ziva mu wuhe mutima?
Yo mwarakurikiye amakorari mugakurikira abahanzi ku giti cyabo, muzagenze muzasanga indirimbo ituruka mu buzima umuntu yabayemo. Ntabwo muvuga ariko muramuzi. Kandi abagukubitisha inkuba itagira amaso yabazaheramo. Byanga bikunda iyo umuntu aririmbye gutyo, haba hari abantu bamukubitishije inkuba. Ariko bugacya bukongera bugacya. Burya haba hari amajoro menshi yaraye n'abatari buramuke. Donc indirimbo ugiye kuzigenzura usanga ari ubuzima bw'umuntu. Ubwo rero nguye avuye aho ngaho, haza undi noneho uririmba ibindi by'uko yakuze, by'umugati na nido, bya capati n'amandazi, buri wese mu mwanya we. Niyo mpamvu aho twaturutse tumaze kuva Yesu atuvanyeyo, tuba dukwiriye kwezwa. Mu nyumve neza ngaha muti twezwa iki rero? Buriya hariho le deux façons de sanctification. Hari uburyo bubiri bwo kwezwa. Turacyari kumwe neza? Hari ukwezwa ibyaha, yego, bigakira rwose. Hakaba no kwezwa ingeso n'imvugo byacu. Mani fashe mu byumve cyane. Abaroma 8:28 kugera kuri 30 haravuga ngo iki? Umva ukuntu havuga. Abo yamenye kera yarabatoranije. Abo yatoranije yarabahamagaye. Abo yahamagaye yarabatsindishirije. Abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Les 5 étapes eshanu muntu ugiye gukorera Imana wese agomba kuba afite cyangwa yaranyuzemo. Kandi nisote ngo nta gusimbuka nyine, nta gusimbuka, nta gusimbuka. Ubu mumva escalier zamaze abantu zibica, ntabwo ari mbi, si uko ziba zinyereye. Haba habaye ikosa ryo gusimbuka imwe gusa. Waba uzamuka, waba umanuka, byo n'ibindi bindi, ariko iyo urenze escalier imwe wagomba kunyuraho, nudakubita ruseke kuri iyo ngiyo, urahana gukubita umugongo kuri iyo, en montant et en descendant. Uzamuka cyangwa umanuka uragira risque nuramukurenze iki escalier. Rero izi escalier cyangwa se izi etape ko eshanu ni muzumve nshuti zanjye. Wamenywe kera, kumenywa kera nta ruhare wabigizemo. Amen. Gutoranywa kera nta ruhare wabigizemo, ariko guhamagarwa byo. Faites attention. Muko umva mwamwe urasoma iki? Mvuze ngo iki ngaho mvuze ngo iki? Mvuze ngo iki? Wamenywe kera nta ruhare wabigizemo. Watoranywe kera nta ruhare wabigizemo, ariko mu guhamagarwa iriya empty role harimo akantu k'uruhare rwawe kitwa kwitaba. Amen. Numvise ijwi tanto naryumviye mu gihuru nk'irya Mose, yego, numvise ijwi, okay, naryumvise nikubise hasi nubamye, uwo ni Paulo ariwe Sawuli, ariko byanga bikunda j'ai écouté, narumvise. Amen. Urumva kuri etape ya gatatu dufite mwiki akantu kacu k'uruhare ko kumva no kwitaba. Haleluya. Nibutse iyo umuntu arimo kuririmba ari imbere y'Imana ameze nk'urimo kwitanga, hariya hirya mu baturanyi babyita consecration, arimo avuga ngo nditabye,
niko monami wari wakaririmba uri wenyine karimba uti nditabye Yesu. Jemima wari wakaririmba wenyine mama wanjye. Nditabye Yesu kakakumanukiramo mu mitsi no mu mara mato na manini. Ndaje mu amaraso byonyine ukivuga ngo nditabye Yesu, yego ukumva uri muraza koko, ukumva mu byo bw'umwuka uri muraza pe, ukumva uri murayegera pe. Amen. Paulo yandikiye Timoteyo yamubwiye ngo iki mu rwandiko rwa kabiri rwa mbere 2:15 yaramubwiye ngo ujye ugira umwete wo kwishyira Imana. Mu gifaransa aravuga ngo efforce-toi de te présenter devant Dieu. Gira umwete wo kwishyira Imana nk'ushinga toi seul, wenyine ubwawe wijyana, ntawe uguhamagaye, ntawe ugusunitse. Efforce-toi, itera umwete ubwawe wo kwishyira Imana. Izina ry'Imana rishimwe cyane. Haleluya. Ingingo ya 4 rero, abo yahamagaye yarabatsindishije. Kukuramya turamya gukwiriye gukorwa n'umuntu watsindishirijwe. Qui n'a aucune culpabilité. Utari coupable kintu runaka, wohotse mu mutima rwose. Haleluya. Wohotse mu mutima rwose. Wohotse mu mutima rwose. Amen. Gutsindishirizwa icyo abafaransa bita justification. Être justifié, gutsindishirizwa ugomba kumenya kutsindishirizwa arabanza akaba accusé, araregwa. Umuntu atsindishirizwa yaramaze igihari uregwa, accusé. Muranyumva neza? Nyuma yo kumara igihuri uregwa, Yesu ashimwe, ariko ugashinjwa, ubundi ugashinjurwa, urukiko rukamanuka rukaza kuri tere ku kiburanwa, biragenda bigufata mana yanjye, biragenda biba bibi. Yesu Kristo we ukuri urukiko rumanutse rugasekagenda biza, abashinja baje bakabihuhura. Oh my God. Kugeza ubwo ukatirwa, kugeza ubwo ukatirwa. Condamnation. Ibaze n'ukuri igihe twamaze turi abaregwa, twaratsinzwe, twarakatiwe. Ibaze n'ukuri. Ariko umwami wacu Yesu Kristo mumuhe icyubahiro kwanza mbanze nebe. Umwami wacu Yesu Kristo ndafashijwe Mana, umwunganizi wacu utishyuza, hatabanje kubaho negociation y'ibyo uzamuha. Uwo munsi igihano kiri bushyirwe mu bikorwa, nibwo yaje nashimwe. Nibwo yaje. Dufite impamvu zo kumuramya my dear. We have reasons. Dufite impamvu nyinshi zo kumura. Oh my God, ni mubikurire mu murebe ari mavugana n'urukiko hariya ntanahari adiringa nabo, hagati I'm ready to pay everything. Niteguye kubariha ibyo yangije byose.
mumurekure igihano cye kingeho. Icya kabiri, ndishyura amahazabu n'amagarama, ariko mumurekure. Mes amis, hari ijambo ry'Imana rimfasha nkumva mbaye ibyatsi, nkumva mbaye nk'umusinzi. Uko mwicaye hano mwese hano, mufite ibintu mutarangije, ntabwo kuba muri mushakishwa n'inzego z'umutekano. Orohambaganirire we, ndaje mbaho ingero zifatika n'ukuri, murasanga kandi ibyo mabwira ari byo. Inzoga zose ntabwo wazishyuye. Abagabo bazinyoye, abagabo barunyoye bagaheha bahise babyumva. Ntabwo inzoga zose ku tubari twose ziri peye, ntabwo mwishyuye rwose. Kuko n'igitondo mukizwamo, n'igitondo mubabarirwa, iz'iryo joro ryakeye zari zanditse nk'ideni, ntizari zishyuye. Inda zose mwateye siko mwazemeye, kandi imbere y'Imana zirazwi ko zari izanyu. Izo nda zose zagoye gutuma ushakishwa iwanyu muri Nyamasheke, Rwemasha, Kazaza, Kizinga, Ngoma na Kirehe, Sake na Rukumberi, Gisagara, Runyombyi, Akanyaru. Aho hose wagombye kuba urimo ushakishwa, kuko hari inda wateye utavukishije, utareze. Nta n'ingosha y'umubyeyi, nta n'igikoma cy'umwana wohereje. Ariko Kristo Yesu il en est occupé, yarabyoccupé byose. Uyu mwanya none ni ukuri ntabwo uhigwa, ntabwo ushakishwa, kuko ushakishwa uri kuba warabonetse, n'abataraha baraboneka nkanzwe mwebwe. Ufite nomero do telefone, utuye ku muhanda nomero, igipangu nomero izi n'izi, utega bisi muri gari ye, wafatwa byota. Dufite inzego zikora, ariko urinzwe gusa nuko Kristo il a tout payé, il a tout payé, il a tout payé. Dufite impamvu yo kuramya, dufite impamvu zo kuramya. Batasubije ibyo batwaye. Aho bose Yesu yaragiye arishyura kandi avugana nabo bibye. Uyu munsi uri amahoro. Kamabwire iki kintu ndimo kubabwira, d'un côté urimo urabona ari ikintu cyagombaga gukorwa physiquement, byo kubonana rwose face à face n'uwo twangirije. Ariko we don't know how, ntabwo tuzi ukuntu Yesu abigenza. Yego akavugana n'uwo mutima twahemukiye, akawubwira ati reka umuntu uwo mwana nzamurera, ariko reka ishyano ridaye. Mureke ndimo ndamurwaza, nukondora yabaye ibandi cyane, ariko ndimo ndamutunganya. Ngo sinamutunganya nawe umuri inyuma n'imijugujugu ngo nazane indezo.
abakobwa banjye ntanda zavuyemo gukura mwinda se ntago igihugu cyacu kibihanira iyo umwana ajumwe gatoragurwa nyine baramureka gataha none se zijya zose wazibajwe nande kuva wagera muri Kristo Yesu dufite impamvu zo kuramya amen dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rwandikiwe Abakorinto igice cyaho cya 14 umurongo wa 26 dusome nuko bene data iyo muteranye bimera bite umuntu wese afite indirimbo cyangwa amagambo yo kwigisha cyangwa amagambo ahishuriwe cyangwa ururimi rutamenyekana cyangwa amagambo yo kurusobanura nuko rero byose bikorwe kugira ngo abantu bunguke ndashaka kuvuga ijambo rivuga ngo umuntu wese afite indirimbo donc no mu iteraniro buriya haba harimo n'indirimbo mu iteraniro twagira umwigisha ariko haba harimo n'iki n'indirimbo ibyo nababwiye ngo indirimbo ikwiye kuzamuka mu mutima ugeze igihe cyo kuririmba kandi ufite impamvu yo kuririmba byose bikwiye kugira ngo iterano gite ryunguke rifashwe Imana ishimwe haleluya ne Abaheburayo 2:12 Abaheburayo igice cya 2:12 karavuga ngo Abaheburayo 2:12 nzabwira bene data izina ryawe nkuririmbira ishimwe hagati y'iteraniro amina nzabwira bene data izina ryawe nkuririmbira ishimwe hagati y'iteraniro n'uwo murimo w'indirimbo tugomba kuramya mu bikorwa niba ndimo ndamya hagira umutima ukira niko Dawidi yavuze nzavuga imitangaje Uwiteka yankoreye abanyamubabaro babyumve bishime niba n'uwo rubabaye yishime wari wihebye ahumurizwe haleluya ariko muri no minsi hariho ikintu cyo kutabivuga muri iyi minsi hariho indwara yo kutabivuga reka mbabwire bene data igihe turimo kiragoye kiraruhije umwanya w'amateraniro urabaze ntibyoroshye nyamara burya dushobora kuwukoramo byose nk'uko ijambo ry'Imana bivuze hano bikagenda neza ikindi hari ikintu yanshaka ukuntu nacyita rimwe nkasanga ni nk'ubwibone Satani mu gutera abantu ntibashaka ko aho bahoze hamenyekana ntibashaka ko ubuzima babayemo babuvuga niba arabayeho mu bukene ukarwara imvunja ibirenge byose bikatema ibitsinsino bigashobora bihandura bakegeta zivuge Kristo amenyekane ko naho ngaho ajya hakura abantu zivuze zivuge ndetse nibishoboka ku munsi w'amashengesho wo ku karago nawe ushake udusandari aho wambara nubwo kumano nta kintu kikiriho inzara zarangiye ibitsinsino birebe yituye gutya nk'akataho kashaje ariko ntacyo vuga Imana ko aho hantu yahagukuye usanga dushaka kuvuga ibintu byiza gusa y'iterambere Kristo atugejejeho ariko se mbere yo kuritugezaho twari bande nzabibwira iteraniro ryose mbiririmbe mw'indirimbo amen
igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya 6 dasatira gusoza kuko wa mwanya wacu nyine muzi ko banatangiye warangiye. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya 6 umurongo wa 17. Ngoma za mbere igice cya 6 umurongo wa 17. Umva uko havuga. Hari imirongo iri ba confusing cyane, iri butere urujijo, kuko igice cya 6 umurongo wa 17 mu zindi Bibiliya za kera tradition muri 57 ni umurongo wa 32 munyumvire namwe, ariko iyi tradition ya 93 yose ni umurongo wa 17 igice cya 6:17. haravuga ngo kaduhere ku murongo wa 16. Abo nibo Dawidi yashyize ku murimo wo kuririmba mu nzu y'Uwiteka ubwo isanduku yari imaze gushyirwa mu buruhukiro, bagakoresha iki? Indirimbo imbere y'ubuturo bw'ihema ry'ibonaniro, kugeza aho Salomo yamariye kubaka inzu y'Uwiteka i Yerusalemu, bagakora umurimo wabo bakuranwa uko ibihe byabo byari biri. Amen. Isanduku y'Uwiteka itahuka ivuye i Bufilisitiya yatashye urusengero rutari rwuzura. Yego, pardon, ntago yari ivuye bifite mubabarire. Ivu Bufilisitiya rwari rwarubatswe, ahubwo itahuka igeze muri Kanani, kuko nayo muzi ko yagiye yimukana nabo. Yego, Bibiliya tubwiye ngo icyo gihe hahoragaho abantu bayakiriza indirimbo, uko yinjiye ikakirizwa indirimbo, kugeza aho Salomo yaje kubakira urusengero ruruzura, igira umwanya wayishyirwamo. Bakabikora bakuranwa, naho urusengero rubonekeye, imirimo yo kuririmba mu nzu y'Imana irakomeje. Nizo zira mwumva zitwa zaburi. Abantu bazi ko zaburi ari za Dawidi gusa. No, zaburi psalm ntabwo ari cyo bivuga indirimbo zo kuhimbaza Imana no kuyiramya mu rusengero. Kandi burya Dawidi agiramo 90 gusa. Mu 150 150 psalm, Dawidi agiramo 90 ze yihariye. Ntabwo ari zaburi ya 90 mvuze, no, ahubwo afitemwo zaburi zingahe? 90. Izindi zose 60 nizo basigaye bagabana. Abo kwa Asafu, bene Kora, iza Mose n'ibindi. Amen. Namwe rero niyo mpamvu mushyiramo izanyu. Ni kumurimbye yaririmbye ngo mu ndirimbo zo mwijuru dushyiremo nizacu. Niyo mpamvu dushyiramo nizacu kugira ngo Imana Data ihimbazwe. Izi ndirimbo kugira ngo zibeho zasabaga ibikoresho. Baririmbye inshuti za Kristo, ntabwo kugira ibikoresho nka biriya ari umurato, si ukuburaho muyashyira. Oya, zasabaga ibikoresho. Musome ijambo ry'Imana murabisangamo hariya mu gitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma igice cya 16. Mwasome mwumve igitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma, igitabo cya 2 cy'ibyo ku ngoma igice cya 16 umurongo wa 42. Pardon, no, ni icyambere mumbabarire. Ni icyambere cy'ingoma igice cya 16 umurongo wa 42. Mvuko havuga kandi Hemani na Yedutuni, abo bagiraga amakondera n'ibyuma birenga by'abantu bajyaga bavuza, bagiraga n'ibintu bitera indirimbo z'Imana, kandi bashyiraho
bene dutuni ngo barinde irembo. Urumva ko hakenerwaga ibikoresho rero, amakondera, ibyuma birenga, bakagenda nabo kubivuza ngo bitere indirimbo. Noneho ibyo bintu bashyiraho kubivuza, ariko bashyiraho nabo kurinda irembo ngo birindwe. Ibi bikoresho byose ugiye no mu gice cya 16-15 wabisangamo ngoma za mbere. Ibi byose byashyirwagaho kugira ngo Imana ihimbazwe gusa, kandi byaba byamaze kugera mu rusengero bikaba bibaye iby'Imana byejejwe, bitandukanye n'ibicuranga ahandi. Kambabwire mwa abantu b'Imana mwe, Imana ifuhira umurimo wayo n'inzu yayo n'ibikoresho byayo. Murebe ibyuma murebe biteretse ahangaha, buriya ntabwo byemerewe guterekwa ahantu ngo byamamaze byeri. Primus karahanyuze, biriya ntibikwiye kujyayo. Uko uyu murimo wejejwe niko nabyo byera. Amen. Kandi umuntu ubivuze ubicuranga buriya, mwumvise ngo yagiye kuririmba aho bamamaza Prudence, naho yavugije ingoma zaho, muzamurekera aririmba izo ngizo. Ibi ntabwo bivangika, bishatse kubivanga Imana ikukuramo. Nukumesa kamwe rero, tugakorera Imana twejejwe n'ibyacu byose byejejwe. Haleluya, haleluya. Nese mwaririmbye ngo iki mu ndirimbo 15, mwaririmbye ngo nabonye umukunzi mwiza, kera yaramfiriye, yaranguze, nawe yaranyihaye, none ibintu mfite byose sinjya gute, sinkibigundira, ahubwo ibyo ntunze nanjye ubwanjye turi ibintu by'umucunguzi. Umva nawe, ibyo ntunze nanjye ubwanjye turi ibintu by'umucunguzi. Uzi ko iyi principe yikoresheje Imana ikurindana n'ibintu byawe. Ariko iyo uvuze ngo ndukwanjye ngo ibintu biri ukwabyo, Satani arabyigabiza. Niba uri uwiteka n'imodoka yawe nibiye, amen, yego ntabwo yezwa n'amaraso, ahubwo yezwa nawe. Ntabwo yezwa n'amaraso, ntiyuhagirwa, ntihanagurwa n'umuriro niba ubishaka. Oya, yogera ku kinamba, ariko ku bintu byo kwera no kuri imirimo yo kwera yezwa nawe. Nta tabu uzayinyweramo, ntuzazingura intebe ngo uyikoreremo amahano. Nk'umuntu umwe abikoze mu mufatira irondo riramufata, hayiwe, ishyano riragwira no kuri kw'Imana. 96 ndabyibuka, umuntu bamufatiye mu modoka yazinguye intebe, kandi bo mara baririmbye bagiye ubwo. Modoka yawe yezwa ku bwawe, inka zawe ifamu n'ibyo Uwiteka. Buriya niyo mpamvu mwabonye Igosheni, niyo mpamvu mwabonye abisirayeli bari Gosheni bararindwaga bakarindanwa n'ibyabo. Hari igihe habaye muryamo n'indwara y'amatungo y'inka, hapfa inka zose zo muri Egiputa, iz'Abisirayeli ntihagira n'imwe irwara. Hari igihe haguye urubura wica ikintu cyose kimera, yego, ariko muzasome neza kuva mu mirima y'Abisirayeli nta rubura rwahageze. N'ibindi byinshi nababwira, nukubera iki se? Nuko iyo uri uwiteka n'ibyo waba hari ibye. Siyo mpamvu se mu kiganiro Mose yagiranye na Farawo amubwira ati muragenda ariko murasiga ibintu byanyu, inka n'ibindi. Amubwira ati no, ubwo turabanza turindira Imana ibanze gucoce, tuzajyana n'ibyacu, kuko igihe ushaka ko dusiga nibyo tuzavanamo amaturo n'ibitambo. Ngiyo impamvu Imana ibarindira ibintu bidata, ngiyo impamvu Imana ibarindira ibintu. Haleluya. Igice cya 23 cyahangaha mu ngoma za mbere
23 umurongo wa 13 n'uwa 18. Umva ukuntu wa 13 uvuga. Bene 23 umurongo wa 18 no 23 umurongo wa 18 wa 13 bene Amuramu na Aroni na Mose, kandi Aroni yatoranijwe kugira ngo ajye yeza ibintu byera cyane we n'abahungu be iteka ryose, bakosereza imbere y'Uwiteka, bakamukorera, bagasabira umugisha mu izina rye iminsi yose. 18 oya ntago hano ariho ariko no ya ni ingoma za kabiri 23 umurongo 13. Yitegereje abona umwami ahagaze ku nkingi y'umwami mu muryango, n'abatware n'abavuza amakondera begereye umwami, n'abaririmbyi nabo bacuranga ibintu bivuga, batera indirimbo z'ishimwe. Nuko Ataliya ashishimura imyambaro ye, avuza induru ati ubugome ubugome. Ibi bintu byagenze bite? Byatewe n'iki? Kugira ngo umwami ahagaze mu muryango, abaririmbyi bavuza amakondera n'ibicurangishwa byose bahimbaza Imana baririmba, ariko Ataliya azamukiye mu mbaraga hanura ubugome. Iki ngo cyari gitewe nuko harimo kuririmbwa indirimbo ariko hariho ibyaha. Donc twe kubishyira kuri korari gusa. Abaririmbyi baririmbira iteraniro ariko ritejejwe. Hari igihe twihagararaho, hariho intege nke, hariho ibyaha, hariho kugwa, tugakomeza umurimo wo kuramya. Uyu mushiki wacu yakavuze umwanya mutoya avuga ngo ntagaze ngo iryo jambo ahantu riba muri Amosi, rivuga ngo hoza indirimbo zawe, ngo cecekesha inanga zawe, ngo sinshaka kubyumva bimaze kumbera urusaku, ngo ahubwo ugende ubanza ushake gukiranuka nk'uruzi rusandaye. Amen. Ushake imanza zitabera. Iyo ni Imana yaciye mu kanwa k'umuhanuzi Amosi, icecekesha abantu. Umva ikindi yababwiye, yarababwiye ngo sinshaka amateraniro yanyu, ndayarambiwe. Ndambiwe guterana kwanyu, mubeshya ngo ni uguterana kwera kandi gutera. Imboneko z'amezi, amasabato yanyu ndabihaze. Minsi mikuru yanyu, buriya tugira iminsi mikuru, tugira iminsi mikuru ikomeye, irimo Noheri, irimo Pasika, irimo Pentecote, irimo Asensiyo, irimo ya ngwiki. Tugira iminsi mikuru ikaze cyane. Uwiteka aravuga ngo ibyo byose nabihaze. Kubera iki? Abantu baramyaga ariko batezwa. Nshuti za Kristo, tubyitoze biduhindukira ubuzima, tumenye ko Imana ishaka umutima uyiramya wejejwe. Ishaka ngo tuyiramye twejejwe. Amen. Igice cya 29 aho nyine 29 umurongo wa 27. Uwo murongo uravuga ngo Hezekiya ategeka gutambira igitambo cyoswa ku cyotero. Nuko igitambo cyoswa gitangiye gutambwa, indirimbo y'Uwiteka nayo iratangira, n'amakondera hamwe n'ibindi bintu bya Dawidi umwami wa Isiraheli. Maze iteraniro ryose riraramya. Abaririmbyi bararirimba, abavuza amakondera barayavuza, byose bimera bityo kugeza igitambo cyoswa cyarangiriye. Bashaka ko mucyo kintu kimeze nka kompanyuma. Mwumva iyo shene yo gutamba ibitambo, umutambyi n'amatamba, mwumva urwo ruhererekane
rw'indirimbo zimuherekeje zikaza guhagarara uko igitambo kimaze kozwa muri iri jambo cyemewe. Imana ishimwe. Imana ikumva iyo njyana, ikumva ako kaziki kakayiryohera, ikaryoherwa, ariko igitambo kirimo gikongorwa. Amen. Kugeza ubwo umutambyi amara gutamba, indirimbo nayo igatuza. Bivuga ngo turemewe rero. Urumva ko dukwiriye kuramya kuri mwiki ibikorwa. Haleluya, haleluya. Biherekeza kuramya kwacu. Imana ishimwe. Murabizi kandi yuko Pawulo yarikira Roma 12, ubu turatanga imibiri yacu ngo ibitambo bizima byari bishimwa n'Imana. Muri kuyikorera kwacu gukwiriye, hanyuma amaturo asanzwe yo gukora mu mufuka, yo kuri mu n'ahandi akaza nyuma. Ako twabanje gutura iki? Gutamba ibitambo by'imibiri yacu n'imitima yacu. Izina ry'Imana rishimwe cyane. Dawidi muri Zaburi ye ya 28 umurongo wa 7, abigisha mujya mwigisha ntimukavuge ngo Zaburi igice, kirazira kikaziririzwa. Zaburi ntabwo igira igice, bavuga Zaburi ya 28 umurongo wa 7, haravuga ngo Uwiteka niwe mbaraga zanjye n'ingabo inkingira, umutima wanjye ujya umwiringira ngatabarwa. Haleluya. Yego, nicyo gituma umutima wanjye wishima cyane, kandi nzamushimisha indirimbo yanjye. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Uwiteka niwe mbaraga yanjye n'ingabo inkingira, umutima wanjye ujya umwiringira ngatabarwa. Ibyo rero bizantera kugira gute? Bizatuma mushimisha indirimbo yanjye, kandi umutima wanjye uzahora wishimye. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ndi busoze ntavuze akantu kaba muri mu nzandiko za Petero mu gice cya 2, ahantu havuga ngo maze namwe mwubakanwe nk'amabuye mazima. Haleluya. Ngo mube inzu y'umwuka yo guteranirwamo n'Imana. Buriya tuza hano guterana, tuza guterana, ariko tugira irindi terano duterana ubwacu mu mutima. Ndashaka kumenya niba muri kubyumva ibintu. Ntabwo urajya kuryama, wamara gusenga usengeye kuryama, kumva iterano riratangiye, kumva hajemo indirimbo ndetse n'iza korari itari iy'iwanyu, kumva hajemo Hoziyana, mwanya kumva hajemo iriba, kumva hajemo amahoro y'Iremera, kumva hajemo iyingiyi, kumva hajemo ambassadors, kumva hajemo. Amen. Erega izo ndirimbo zarangira, ariko hari igihe ntabwo bigira kavuyo, hari igihe bimwe cyangwa ebyiri cyo kumva n'ijambo ry'Imana riraje, kumva umwigisha abaye nk'uwigisha, kumva akoze introduction, ukumva akoze development, ukumva harashyizemo umwanzuro, kumva arimo aratanga ingero. Bijya bibaho namwe se? Buriya iyo tuje guterana mu by'ukuri tuza tuje guhuza ibyo bihe byiza umuntu yari afite ukwe. Niyo mpamvu Dawidi avuze ngo nzajya muhoranira iki? Indirimbo z'amashimwe mutima wanjye. Imana ishimwe cyane. Yobu nawe hari icyo bivuzeho mu gice cya 35 umurongo wa 10. Yobu 35 umurongo wa 10. Yobu 35 umurongo wa 10. Inaho nsoreza. Merci. 35 umurongo wa 10. Ariko nta wavuga ati Imana umuremyi wanjye iri he?
kandi ariyo iduha indirimbo mu ijoro, ikatwigisha kuruta inyamaswa zo mu isi, kandi ikaduha ubwenge kuruta ibisiga byo mu kirere. Umva ijambo nshaka amahangaha. Mu bantu ntawe uvuga ati Imana yanjye, umuremyi wanjye ari he, kandi mu by'ukuri ariyo iduha indirimbo ryari mu ijoro. Nako nashakaga. Bahanzi mujya muhanga indirimbo, ndabizi nta korali yabaho itarimo umuhanzi umwe cyangwa babiri. Bura bahise babyumva, kereka niba muririmbiza abandi. Ibyo nabyo bibaho, ugasanga abantu bafashe indirimbo za Mbonyi, izindi za Sayibone Kabera, n'izindi bakazikoresha. Yego nyine nta droit d'auteur muzaregwa, uburenganzira bw'umuhanzi ntabwo muzaregwa, ariko mu by'ukuri namwe mukwiriye kugira izanyu. Icyo rero Imana igikora, igahagurutsa umuhanzi muri korali rwose pe, hakajya zihimba. Inararibonye mfite kubera ko muri 82 nari perezida wa korali nkaba na dirija. Hari igihogwe Karuruma niho narindi. Nashobora guhimba indirimbo ariko amagambo yayo nayahabwaga nijoro, yewe nijwe rikaza nijoro, nawe ntagize ubunebwe nkabyuka ibintu nkabyandika. Yego, kandi mfatiyeho muri repetition nkazayigisha korali. Siko mubigenza mwebwe se? Kaza mukagira umwanya wo kwishyira mu byuma. Uzi ko hari igihe korali uyigisha indirimbo igatangira kukwempoza, kugutegeka utuntu uhinduramo. Ujye uhita ubabwira uti nyihabwa se mwari muhari, ngo haye uburenganzira ko ndeba mutangiye guhindura ibintu nahawe mudahari. Kandi hari igihe koko bagutegeka ukabihindura, kandi wabihindura bikaba bivuyemo icyo Imana yashakaga kuvuga. Yesu abafashe, abo kubyumva barabyumvise, kuko nzi yuko hano ndimo kwigisha abaririmbyi benshi batari mwe mwenyine. Yo baragira ati iyo Mana impa indirimbo mu ijoro, kuki abantu batajya bayishaka ngo bayibuke ko ariyo muremyi wabo? Izana indirimbo mu gihe cy'akaga cy'umubabaro, ugasanga ikuzana indirimbo ziguhumuriza. Imana nishimwe cyane. Mu gitabo cyo Kuva ntabwo tuhasoma, bamaze kwambuka inyanja itukura, Imana yahaye Mose indirimbo. Haleluya. Kandi akantu ku murongo 20 kavuga ngo nuko abagore bakajya bikiriza bona Miriyamu, bakikiza bavuga ngo kuko ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja, irya yari rofure gusa, ariko ibitero byose byategwaga nande na Mose. Muzabisanga muri Zaburi za Mose. Ariko rofure niyo ngiyo gusa yavugaga ngo ndaririmbira Uwiteka kuko ari mwiza, ifarashi n'uwihetse yabiroshye mu nyanja. Iyo ndirimbo bayiririmbye nta repetition, haza ziri mara mu icyumweru cyose. Aho bayiherewe hamwe niho bayiririmbiye. Mana ishimwe cyane. Natangajwe no kumva iyo ndirimbo tuzongera kuyumva, iri muzo tuzongera kumva. Amen. Murabihakanye? Iri mu byo muzo tuzongera kumva. Ndirimbo ya Mose ni y'umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Zaburi ya 68 mbabwira ukuntu bapangaga akarasisi hanyuma dusenge, cyo mwita defile muri kino gihe. Zaburi ya 68 umurongo wa 24 n'uwa 25, ariko muri izi Bibiliya za kera kuba yifite murasanga ari umurongo wa 25
n'uwa 26, 68, 25 na 26 muri izi ngizi za hano, izi ngizi haravuga ngo Mana barebye amagenda yawe. Irembo ryera TV, 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 Irembo ryera